ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwese mudahwema kubana natwe, mbifuriza ikaze kuri Rwanda Daily News. Mwibutse inshuti zacu zakadasohoka mudahwema kutwereka ko tuba turi kumwe, kandi mudahwema gukanda like, subscribe ndetse no gusharinga kugira ngo inkuru tubagezaho zibashe kugera ku bandi. Dusuje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zose uko ari enye z'igihugu zitandukanye. Dusuje abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abantu badukurikira bari mu mahanga diaspora turabasuhuje, ndetse n'abantu bose b'inshuti z'u Rwanda bumva ikinyarwanda. Reka tubifuriza ibihe byiza cyane. Inkuru rero tubazaniye kuri uyu munsi wa none rero ni inkuru y'umuburo ku bakwirakwiza iby'urukozasoni, indirimbo z'ibishegu n'abigisha iby'imikoreshereze y'ibitsina. Iterambere ry'ikoranabuhanga ryazanye uburyo bushya bw'imibereho bworoshye itumanaho n'uburyo abantu babaho, ariko ryazanye n'ibindi bibi bititondewe bishobora kugira ingaruka ku babikora cyangwa sosiyete yose muri rusange. Inkuru dukesha igihe.com ivuga ko imbuga nkoranyambaga zabaye inzira y'ubusabane kuri bamwe, inzira y'imibereho ku bandi, n'inzira yo kurimbuka ku batitonze. Mu minsi ishize urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha arirwo RIB rwataye muri yombi abakobwa 4 bakekwaho gushyira ahagaragara amashusho bagaragariza imbaga imyanya yabo y'ibanga hakoreshejwe telefone. Ingingo yazamuye amarangamutima ya benshi, bamwe bavuga ko byari bikwiriye ndetse ko byeze, abandi bavuga ko ari ukuvogera uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo no kwigaragaza uko bashaka kuri interineti. Byakurikiwe kandi no kwisukiranya kw'indirimbo z'abahanzi batandukanye, zimwe zivugwaho kubamo amagambo y'ibishegu. Abandi bavuga ko ari uburenganzira bw'abahanzi. Byaje byiyongera ku binyamakuru, hanini imiyoboro ya YouTube ikunze gutangaza ibiganiro. Bamwe bavuga ko bishishikariza abantu ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. RIB igaragaza ko nta muntu ufatwa ku byaha by'urukozasoni bikoreshejwe ikoranabuhanga hatari amategeko akurikijwe. Ingingo y'135 y'itegeko nimero 68 agakoni 2018 ryo kuwa 30 kwezi kwa Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Ivuga ko umuntu wese ukora igikorwa gikoze isoni mu buryo ubwo ari bwo bwose ku mubiri w'undi, nyiri kubikorerwa atabishaka abakoze icyaha. Umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cy'urukozasoni ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100, ariko atarenze ibihumbi 300. Mu itegeko nimero 60 agakoni 2018 ryo kuwa 28 Kanama 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga mu ngingo ya 34 havuga ko umuntu wese iyo amashusho cyangwa amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina binyuze ku rusobe rwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, usaba, utoza cyangwa uhamagarira umwana abinyujije muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa umuyoboro uwo ari wo wese hagamijwe kumukoresha imibonano mpuzabitsina, abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3, ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1, ariko atarenze miliyoni 3. Ingingo ya 38 muri iryo tegeko ivuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6, ariko kitarenze imyaka n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1, ariko atarenze miliyoni 2. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko basobanura urukozasoni nk'ibikorwa byose birimo amafoto, amashusho n'amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina atangazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose mu ruhame. Yavuze ko uruhame ari ahantu hateraniye abantu barenze 2, ibintu bitangajwe kuri interineti, ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru cyangwa byohererejwe undi. Aturugero, nifashe amafoto agaragaza imikoreshereze y'ibitsina nkayoherereza muri telefone yawe, icyo gihe mba nabishyize mu ruhame. Umushinga amategeko yarebye ukuntu isi igenda ikura
aho njye nshobora gufata ya mafoto agaragaza imikoreshereze y'ibitsina nawe ukayoherereza undi n'undi akayoherereza undi, bishobora kugera ku bantu benshi byaturutse ku muntu umwe. Dr Murangira avuga ko ukurikije urwego ibyaha by'urukozasoni biriho mu Rwanda bidakabije, gusa ashimangira ko hakenewe imbaraga n'ubufatanye bugamije guhindura imyumvire kugira ngo bidakomeza kwiyongera. Ati ntabwo biragera ku kigero cyo hejuru ku buryo twavuga ko bikabije, ariko biri kugenda bizamuka. Uko ikoranabuhanga rigenda ryoroha ritiza umurindi imbuga nkoranyambaga n'ibyaha dufata nk'iby'inzaduka bitizwa umurindi n'imikoreshereze y'itumanaho n'iterambere. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu mu ngingo ya 38 ryemera ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru bwemewe kandi bwubahirizwa na leta. Icyakora igika cya kabiri muri iyo ngingo kivuga ko ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru butagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mbonezabupfura, ukurengera urubyiruko n'abana bato, n'uburenganzira bw'umwenegihugu bwo kugira icyubahiro n'agaciro, ubwo kutagira uwivanga mu mibereho ye bwite n'iy'umuryango we. Dr Murangira akomeza avuga ko ntawe ubujijwe kwisanzura rwose, ahubwo biba ikibazo iyo bitangiye kurengera bikabangamira abandi. Ati hari abantu batarisobanukirwa babifata nk'uburenganzira bwabo, akumva ko page ya Facebook, Instagram, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga ko agomba gushyiraho amafoto ye yose y'ubwambure bwe uko abishaka. Bifate muri telefone yawe ubibikemo, ntawe uzakureba, ariko igihe cyose uzaba wabishyize ku mbuga nkoranyambaga biba byagiye mu ruhame, itegeko riba rikureba. Yavuze ko hari urubyiruko ruri kugerwaho n'ingaruka z'uko kutamenya kubahiriza amategeko, aho bohererezanya amafoto bambaye ubusa bibwira ko bakundana, bamara gushwana bikaba ikibazo, umwe agatangira gutera undi ubwoba amubwira ko nadakora icyo amusabye amafoto ari buyashyire ku karubanda. Gukangisha umuntu ibintu nk'ibyo nabyo ni icyaha, ariko Dr Murangira yatanze inama z'uko abantu bakwiriye kubyirinda kare aho guhangana n'ingaruka zabyo. Umunyarwanda yagize ati agapfa kaburiwe ni imongo. Abahanzi nabo baburiwe. Imwe mu ngingo imaze iminsi itavugwaho rumwe ni uruhererekane rw'indirimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda zimaze iminsi zisohoka, ariko zimwe zigashinjwa kubamo ubutumwa bw'ubusambanyi. Dr Thierry Murangira yaburiye abahanzi bari kwitwaza ko indirimbo zabo zizimije bagakomeza gusohora izikwirakwiza ubutumwa bw'imikoreshereze y'ibitsina. Yagize ati hariho indirimbo ureba umuhanzi avuga ngo yaririmbye azimiza, ngo tuvuge ko aririmba imboga ngo abantu bakumva ibindi, ariko wareba kuririmba imboga n'amashusho yashyizemo ugasanga ntibihuye. Yakomeje agira ati abo bantu bose turi kubaganiza tukababwira tuti wowe muhanzi hanga igihangano cyiza, ureke rwa rwitwazo muvuga ngo ngewe nahanze indirimbo ariko abantu bumva ibindi. Ururimi wakoresheje turakwibutsa ko ari Ikinyarwanda, abo ubwira ni Abanyarwanda bafite ubwenge bwo gusesengura. Byaba bibabaje rero warakoze igihangano kiguhenze ukabihanirwa, waba uhombye kabiri. RIB kandi yaburiye n'abatangaza amakuru arimo iby'imikoreshereze y'ibitsina bakabinyuriza kuri radiyo cyangwa za televiziyo zabo n'imirongo ya YouTube n'ibindi. Yavuze ko ubu ikihutirwa RIB iri gukora atari uguhana, ahubwo ni ukwigisha abantu bakareka ibibi bakoraga, gusa ngo igihe kizagera no guhana bibeho. Dr Thierry Murangira akomeza agira ati RIB irashaka kubaka umuco wo gutinya gukora icyaha aho gutinya ibihano. Umuntu agatinya gukora icyaha kuko ari icyaha. Iyo utinya icyaha kubera igihano ukorera ku jisho, ariko iyo utinya icyaha kuko ari icyaha umutimanama wawe niwo ukurikira. Hari abakoresha amafoto bagaragaza imiterere y'umubiri wabo ku mbuga nkoranyambaga, abakora ibiganiro n'ibindi bifatwa nk'ibyaha bagamije kwamamaza no gushaka amaramuko nta yindi nabi bagamije. Dr Thierry Murangira yabasabye kubireka bagashakira amaramuko mu bindi bitari ibyaha. Ati ntabwo ushobora gushaka ayo mata uyashakira mu bibi cyangwa uyashaka wica amategeko. Ni nk'uko wavuga ngo tureke umuntu yibe kuko ari ukwihangira akazi. Oya, hari itegeko rivuga ngo kora ibi, iyo utabikoze rirahaguruka rikirwanirira. Niba hari n'abafite ibiganiro bumvise urukozasoni cyari cyo
bakaba bari babifite kuri za YouTube zabo, ntibabikureho hakiri kare. Ariko ubigumishaho nitumugeraho ntabwo azitwaza ngo ntabyo yari azi. Kuba hari ibyitwa ibyaha mu Rwanda ahandi bititwa ibyaha, Dr Thierry Murangira yavuze ko buri gihugu kigira amategeko yabyo. Ati agahugu umuco akandi umuco. Itegeko rya hano si ngombwa ngo ribe itegeko rya hariya mu kindi gihugu. Ntabwo ari ngombwa ngo hariya niba babifata nk'ibyaha natwe ntitubifate nk'ibyaha. Ntabwo ari ngombwa ngo hariya niba batabifata nk'ibyaha natwe ntitubifate nk'ibyaha. Bishingira ku ndangagaciro zacu. Dr Murangira kandi yavuze ko imbogamizi zigaragara iyo bagenza ibyaha bikorerwa hakoreshejwe ikoranabuhanga zishingiye mu kugenza ibyaha by'ikoranabuhanga byakorewe mu mahanga, kuko hari nk'aho ibyitwa ibyaha mu Rwanda biba atari ibyaha mu bindi bihugu, cyangwa kubera imiterere y'ikoranabuhanga aho umuntu yicara aha agakora ibyaha bikagira ingaruka mu kindi gihugu. Icyakora yakomeje avuga ko bari kugirana ubufatane n'amahanga ku buryo n'abakorera mu byaha hanze y'u Rwanda bazajya babiryozwa. Reka tubashimire mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Rwanda Daily News, tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Kuru yacu rero arakomeje, ntusibe gukanda like, gukanda subscribe ndetse no gukanda share kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunota ku wundi. Reka tubifurize rero gukomeza kugubwa neza, ibihe byiza, muhahe muronke, ciao bye.